mushingiye no ku bushobozi mufite turushaho guharanira kubaka, mugira uruhare runini mu gufasha abanyarwanda gusobanukirwa n'ibijyana n'ubuzima bwabo muri rusange, by'umwihariko insanganyamatsiko tuganiraho imyororokere bikazanyura nk'uko nabivuze mu bukangurambaga butandukanye mu nyigisho mubaha, ndetse mukagira n'ubumenyi bwihariye bwo kujya mukora inkuru, ibiganiro n'ubundi bushakashatsi kuri insanganyamatsiko, kuko nta banyamakuru dufite navuga biyemeje kuba impuguke cyangwa inzobere kuri insanganyamatsiko. Nagira ngo twibukiranye rero yuko ibyo mutangaza mwese bitewe n'uko abanyarwanda babizera bigomba kuba biharanira kubaka ubunyamwuga mu kubafasha, ndetse bikazagira uruhare rukomeye mu guhindura imyumvire yabo. Hari abagifite imyumvire ikiri hasi, hari abafite imyumvire iri hejuru, ariko birumvikana tugomba kugira uruhare cyane kugira ngo bagire imyumvire irushaho kubafasha gusobanukirwa neza no kuboneza urubyaro n'akamaro bibafitiye, bakava muri ya myumvire y'abanyarwanda bamwe barazwe n'abakurambere babo cyangwa ababyeyi babo, aho bavuga yuko harera Imana, ko icy'ingenzi ari ukurerera igihugu, ubundi Imana akaba ariyo izagutungira abana, akaba ariyo izabakuza. Ariko ibyo dushingiye ku ruhare rukomeye cyane muzagira mu makuru muzatara, mu biganiro muzakora, mu nkuru zicukumbuye muzakora zijyanye n'amahugurwa, sinshidikanya ko abanyarwanda bazarushaho gusobanukirwa n'uruhare bafite ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no guhindura imitekerereze n'imyitwarire. Nitwa Karegeya Jean Baptiste Omar, nkaba ndi umunyamakuru wa bwiza.com, nkaba ndi umwe mu banyamakuru bitabiriye aya mahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no kuboneza urubyaro, nkaba ndi mu itsinda ryaje gukora mu karere ka Kayonza na Gatsibo. Icyo nungukiye muri ekipe ni uko kugendera muri ekipe nk'ubu ejo cyarwaye twaganiriye n'abana batewe inda bakiri batoya, noneho kugendera muri ekipe icyo byamfashije ni ukumenya gukaruma umuntu wagiye mu marangamutima. Ako nari mvuze nyine ni uburyo bwo gukora interview ku muntu wahuye n'ibibazo, uburyo bwo gukora inkuru rero muri rusange byo twagiye tugaruka ku buryo inkuru igomba kuba yubakitse, yaba inkuru yanditse yaba inkuru ya radio. Nabyo ngukiyemo byinshi cyane nko kubanza kwibaza bya bibazo bitanu byabaye karande ku munyamakuru, ubanza kumenya ngo niki cyabaye, hehe ryari, kubera iki, ku mpamvu cy'ibintu nk'ibyo byinshi. Ibyo rero byabaye nko kunagura. Burya mu buzima busanzwe iyo turi mu kazi k'itangazamakuru hari igihe aho nkora n'ubundi bisanzwe ndi umu-editor, hari igihe rero wirara, hari igihe tugenda tukirara kumva ko editor ari kibamba, ibyo uvuze aba ari ibyo, ariko iyo tuje mu ikipe turakosorana. Nanjye ubwanjye nabonye hari ibyo mba ntakoze neza, n'abandi nanjye nagiye nkosora nabo bakabona wenda ko ari byo baba batakoze neza. Icyo gihe rero abantu barakosorana, ni nko kunagura ubugi bwagimbye. Amazina yanjye nitwa Biziyaremye Tasie, ndi umunyamakuru wa Radio Inkoramutima. Mu by'ukuri ibyo maze kunguka ni byinshi cyane, kuko mu busanzwe ntabwo nayo nsanzwe nkora inkuru zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ntabwo nayo nsanzwe nzi terimi nshobora gukoresha mu buzima bw'imyororokere, sinayo nzi uburyo nshobora kwataka inkuru ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ariko ni ugushimira inama nkuru itangazamakuru kuri gahunda yo kongera ubushobozi abanyamakuru, bakatujyana kuri tere, tukajya kwegera ahari amakuru, suruse y'inkuru nyayo. Urabona ibitangazamakuru byinshi bikunda gukorera i Kigali. Impamvu bakorera i Kigali si uko badashaka amakuru yahariya kuri tere, ahubwo ni ubushobozi buke. Ni ukuvuga ngo kuri iki kintu cyo gufata abanyamakuru bakabajyana kuri tere, icya mbere ni kimwe, babunganiye abafatanyabikorwa b'ibitangazamakuru dukorera. Icya kabiri, baba batwongera ubushobozi ku bijyanye na teori ndetse na pratique, kuko iyo tugeze kuri tere tubona ibintu byinshi bitandukanye, tukisanzura, tukajya kuri bagenzi bacu bakaduhwitura, kuko dufata n'umwanya wo gukosorana. Nitwa Jean Bosco Mbonyumugenzi, ndi umunyamakuru wa Radio Huguka, nkakora n'ikinyamakuru cyitwa Impamba.com gikorera kuri internet.
mu by'ukuri aya mahugurwa turimo yateguwe n'inama nkuru y'itangazamakuru Media Council, kuko aya mahugurwa aza akenewe cyane ko ibitangazamakuru dusanzwe dukorera usanga nta bushobozi biba bifite buhagije butuma umunyamakuru agera kuri tere hahandi umuturage aba afite ibibazo bitandukanye aba akeneye kubigaragaza akaba yabona igisubizo cyabyo. Ibi rero ni ibintu umuntu yavuga ko ni ibintu by'ingenzi byagakwiriye n'ubundi gukomeza ndetse bikongerwamo n'imbaraga zifatika. Ikindi ni uko aya mahugurwa mbona ari ingirakamaro ku banyamakuru, kuko akenshi tuza bamwe nta bumenyi dufite buhagije, nanjye ndishyiramo, ariko twageze kuri tere nk'uku nguku tugahura na bagenzi bacu baba bafite byinshi bazi twe tutazi, ibyo ngibyo rero bakagenda babitwungura bikadufasha kurushaho gukora wa mwuga wacu neza, nta gukora nyine inkuru zibogamye cyangwa se inkuru zidafite suruse zifatika. Ikindi tubasha no guhura n'abayobozi, hari benshi usanga wenda batangaza nk'inkuru zidafite suruse zose, hari ukuba yavugishije umuturage ariko wenda ugasanga nk'umuyobozi ntago yamuvugishije, wenda avuze ngo habaye ikibazo nk'iki ntitwabashe kumubona, ariko aha ngaho ntago biba. Abayobozi n'ubundi turababona bakaduha ibisubizo kuri bya bibazo abaturage batugaragarije. Yewe nitwa Jotamu Ntirenganya, nkora kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, nkaba ndi mu mahugurwa ya Media Council ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Tukaba twaragiye mu duce dutandukanye, cyane cyane Kayonza, mu murenge wa Rukara, tukaba twaragiye za Cyarubare. Uyu munsi nkaba mpagaze hano Kabarore, ndetse ibyo turi kugenda tureba tuganira n'abaturage ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, uko baboneza urubyaro, ingaruka bahura nazo, ese iyo bahuye nazo ubuyobozi bubafasha iki, bwabo bwa leta cyangwa se inzego z'ubuzima. Ibyo byose tugenda tubibona. Icyo nungukira muri aya mahugurwa, nubwo nize itangazamakuru ariko bibaho ko nkora inkuru umuntu akaba yayikritika mu bo turi kumwe muri groupe, kandi koko nkumva nibyo, bityo nkagenda nkisubiramo nkareba ushobora kwica structure y'inkuru, uburyo se wayatatse, uburyo wayitangiye, ndetse no kongera kusubira ku rufatiro rw'ibyo ngomba gushingiraho mbere yuko njya kuri tere guhura n'abaturage. Ese ngewe mu mutwe ngenda mfite iki kandi ngenda ngiye gushaka iki? Nanjye no kubiganiro hari icyo bimfasha, kuko nubwo tutagera amakuru ariko tugira ibiganiro. Hari igihe umunyamakuru agira ubunebwe agategura ikiganiro, nta bushakashatsi yakoze, nta bantu yaganirije bahagije, wenda rimwe na rimwe bamwe bakamugazwa na za Google, akumva ko ikintu cyose azakibona kuri Google, ariko tumenye ko Google ikiyigeraho hari umuntu uba wagishyizeho inkuru yibanze wahuye n'umuturage nyawe ku kibazo runaka. Ibyo rero nongera guhugurwa nkamenya ko ari ngombwa ko ngenda nkahura n'umuturage ku kibazo runaka.